Niwitegereza witonze mugenzi wawe uwo muhuje isano ndetse n'uw'ahandi, utitaye ku matwi ye cyangwa iminwa ye, ahubwo ukareba imisatsi yo ku mutwe n'ahandi hose hashobora kugaragara umusatsi, urasanga imisatsi igiye itandukanye. Ibi rero bikaba biterwa n'amahitamo y'umuntu runaka bitewe n'ibyo akunda. Ntibishobora kugutangaza cyane usanze imisatsi ntaho ihuriye, ni ukuvuga bamwe ari mike abandi ari myinshi kandi myiza, ariko twese tuba tugomba kugira imisatsi ikikije uruhu rwacu aho yagenewe kuba iri. Ariko igihe ugereranyije n'ibindi biremwa cyane cyane inyamaswa zifite isano n'abantu, uzabona ko abantu aribo bafite imisatsi mike. Wakwibaza ngo ibi ni ukubera iki? Abahanga nabo batangaza ko buriya ngo imisatsi igenda icika mu bantu bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu cyegeranyo cyo kuri uyu munsi. Imisatsi itwikira uruhu rwa muntu ndetse n'inyamaswa ifite akamaro kanini cyane ku mubiri wacu muri rusange, ariko se kuki bamwe bayibura abandi bakayigira myinshi? Umushakashatsi ku bijyanye n'isoko ya muntu ndetse akaba yaranize ko abantu baturutse ku nyamaswa nk'inguge ariwe Darwin Charles avuga ko kuba abantu barimo babura imisatsi ngo biterwa n'amahitamo mu mibonano mpuzabitsina. Yakomeje ashimangira muri igitabo cye yise Evolution of Life ati dukunda kwishakira abafite imisatsi mike bigatuma imisatsi igenda icika mu bantu kandi ari ingirakamaro. Mu gitabo cye yanditse cyiswe Descent of Man agaragaza ko abakurambere bacu ari bo nguge bagiraga imisatsi myinshi ku ruhu hose ndetse ikabafasha kwirinda imbeho n'ubushyuhe bwinshi bwashoboraga kwangiza uruhu cyane ubukonje. Ariko nyamara iyo witegereje umuntu kuri ubu ntabwo akihagaze cyane ku bwoya bw'umubiri we, ahubwo yikoreye imyenda yo kwifubika ndetse n'ibindi bishura kugira ngo ibi byose bitagira umumaro, bityo bikaba byatuma n'ubwoya bwa muntu bugenda bugabanuka. Nk'uko akomeza bitangaza ngo badafite umusatsi babikomora ku muryango wabo kuko ntawe bari bafite. Ku rundi ruhande ariko ngo abakurambere nabo baje kuwutakaza igihe bari batangiye kuvumbura umuriro kandi bawukoresha nijoro cyane mu kwirinda imbeho, biza gutuma batakaza ubwoya bwabo, bityo abagiye bakomoka kuri bene abo bantu bagenda bakura nta bwoya bafite. Kubura rero umusatsi ngo bigira ingaruka mbi cyane mu mibereho ya muntu ndetse no mu mikurire ya muntu. Ariko ibi byose nta muntu n'umwe ubyitayeho, ahubwo hari gushakishwa imiti igiye itandukanye kugira ngo abantu babashe kuba baca ubwoya burundu basigarane dukeya. Nanone kandi hari ubwo usanga umuntu agira gutyo ugasanga arahangana n'ikibazo cyo kubura umusatsi cyane cyane wo ku mutwe. Imisatsi ubundi ni kimwe mu bimenyetso by'ubwiza, aho usanga uyifite agaragara neza, yaba ari myiza cyane bikaba akarusho. Nyamara gutakaza no gucika imisatsi ngo ni ikibazo gihangayikishije benshi. Ugereranyije abagabo nibo bakunze gutakaza imisatsi cyane kurusha abagore, ahanini bitewe n'akoko k'abagabo kuko ngo aribo bakunze kuzana uruhara. Gucikagurika imisatsi no ku bagore bikunze kuba. Impamvu zibitera zigiye zitandukanye, harimo izoroshye zishobora kuba ari vitamine ubura mu mubiri cyangwa se zikomeye nk'indwara yindi byihishe inyuma. Hari impamvu rero zitandukanye zishobora gutuma umuntu atakaza imisatsi. Mu kubivura no kubyirinda hitabwa cyane ku mpamvu zabiteye. Zimwe muri zo rero dushobora kuvuga ko ari nko kubura vitamine B. Gutakaza cyangwa gucika imisatsi ni ikibazo gishobora guterwa no kugira vitamine nkeya mu mubiri. Aha rero bivurwa no gufata ibikungahaye kuri bene izi vitamine nk'amafi, inyama, imboga zitandukanye n'imbuto zidasharira, nibyo bibonekamo vitamine B ku bwinshi. Ikindi kandi burya ngo kurya indyo yuzuye irimo imboga nyinshi na proteine z'ingenzi, ibinure byiza, aha twavuga nka avoka kimwe n'utubuto duto tw'ubunyobwa na sesame, macadamia, soya n'ibindi nabyo byagufasha. Mu gihe rero ngo udafata proteine zihagije mu byo urya, umubiri wawe nawe ushobora kugabanya izo proteine zigendaho, harimo no gukuraho gukura kw'imisatsi. Ibi bitangira kugaragara hari hagati y'amezi 2 na 3 udafata proteine zihagije. Kubikemura nta kundi ni ugufata ibikungahaye kuri proteine nk'amagi, amafi n'inyama ndetse n'ibindi. Ibintu byose rero ngo bibaye ku mubiri bibugwiririye bishobora gutera ikibazo cyo gutakaza umusatsi nanone, yaba kubagwa, impanuka cyangwa se uburwayi bukomeye. Mu mikurire y'imisatsi rero igira ibyiciro. Icyiciro cya mbere buriya ngo ni ugukura, hanyuma guhagarika gukura no gutangira guhunguka. Iyo ugize rero ikibazo gikomeye bishobora guhungabanya ibi byiciro bikihutisha icyanyuma cyo gutangira guhunguka uwo musatsi ugatangira gucika. Iba kenshi rero bikunda kugaragara hagati y'amezi 3 na 6 umaze kugira icyo kibazo. Kimwe na stress rero zisanzwe, stress zituruka ku marangamutima, emotional stress, watandukanye n'uwo wakundaga cyangwa wabuze uwo wakundaga n'ibindi, zishobora gutangira gutakaza umusatsi ndetse zinatera iki kibazo kurusha izisanzwe. Ushobora gucika kikaba kimwe mu kimenyetso kikwereka koko ko wagize agahinda gakabije. Abagabo muri rusange bo
uko bakura niko bazana uruhara. 2/3 by'abagabo bageze mu myaka 60 bararuzana. Ibi biterwa muri rusange n'uburyo abagabo bateye ndetse n'uturemangingo tubagize kimwe n'imisemburo ya kigabo baba bafite. Mu gihe rero utwite nanone ushobora gutangira gucika umusatsi. Ibi biterwa ahanini n'ibihe umubiri uba urimo, harimo no kwiyongera kw'imisemburo myinshi. Gucika imisatsi mu gihe utwite bikunze nanone kugaragara cyane nyuma yo kubyara kurusha utwite. Iyo umuryango wanyu rero ariko benshi bameze, nawe ushobora kugira uturemangingo tukugize twa gene zituma utakaza umusatsi, byitwa androgenic alopecia, bikaba byagereranywa n'uruhara ku bagabo. Niba umuryango wanyu hari abatangira gutakaza umusatsi ku myaka runaka, nawe bishobora kukubaho. Gusa abagore ntibakunze kuzana uruhara nk'abagabo cyane, ahubwo bo usanga imisatsi yabo icika cyane cyangwa se ukabona ari mito cyane ugereranyije n'iy'abandi cyangwa se inanutse. Kimwe nuko gutwita bishobora gutera imisatsi gucika, kimwe no gukoresha cyangwa kurikira gukoresha ibinini biboneza urubyaro, byose bishobora gutera gucika k'umusatsi, cyane cyane noneho iyo mu muryango wanyu musanzwe mufite iki kibazo. Guhinduka rero ku rugero rw'imisemburo bikunze kuba cyane mu gihe umugore ageze mu gihe cyo gucura menopause, nabyo bishobora gutera iki kibazo. Imisemburo ya kigabo rero izwi nka androgene itangira kwikora, bikaba byatangira kuzana uruhara kandi uri umugore. Muri rusange umugore umwe mu bagore 10 hagati y'imyaka 20 na 49 bagira ikibazo cyo kugira amaraso make bitewe no kugira ubutare buke mu mubiri. Ikaba ari imwe mu mpamvu zitera umusatsi gucika. Kugira ngo umenye rero niba ufite iki kibazo cy'amaraso make, bizasaba gukoresha ibizamini kwa muganga. Usibye izi mpamvu rero tukubwiye, hari ibindi bibazo bishobora gutera gucika no gutakaza umusatsi. Gusa igihe ubona ugenda utakaza umusatsi cyane, ni ngombwa kugana kwa muganga ukaba wamenya ikibitera. Ibi byose rero byaturutse ku bakurambere bacu bagiye bavumbura uburyo bwo kwifubika ndetse bavumbura n'umuriro, bityo bituma umusatsi ugenda ugabanuka mu bantu. Ibi byose rero bigendanye n'ibibazo by'imisemburo ndetse n'imiterere y'umuntu nabyo byabagaho mu bantu ba kera, ariko ubu ntibyagaragaraga cyane kuko babaga bafite umusatsi mwinshi, bityo bikagorana ko bamenya ko yatakaje. Ngiyi impamvu ituma abantu bamwe bagira umusatsi muke abandi bakagira mwinshi.